Reka nkwisurize nanone mukunzi wa Brown Magazine, of course nkuko maze kubimenyera kandi musanzwe muba muri kumwe natwe no musari wanyu Avi Brown. Of course cyari gihe kinini tutavugana, cyari gihe kinini tutaganira. Uyu munsi ni inkuru y'ibyishimo nkuzaniye, ni inkuru y'umunezero. Reka nkubwire ko umukobwa mwakunze, wakunzwe na benshi cyane, uwo nta wundi ni Miss Mwiseneza Josiane. Miss Mwiseneza Josiane rero reka nkwibutse ko yabaye Miss Popularity nyuma yuko akunzwe kubera ukuntu yaje mu irushanwa, kubera ukuntu ni umukobwa wifitiye icyizere. Reka nkubwire ko mw'iyi video rero, mw'iyi nkuru nkuzaniye video, ni video igaragaza ibyiza cyangwa se ukuntu byara umunezero, ni ibirori by'agatangaza. Ni ibirori by'agatangaza. Uraza kubona video hano mw'iyi nkuru igaragaza uburyo Miss Mwiseneza Josiane bamwambitse impeta y'urukundo. Impeta aho bateye ivi, muri iyi minsi abantu babyita ngo no gutera ivi. Josiane rero bamutereye ivi, ntago ari we wariteye. Turaza kubona video mw'iyi nkuru, nta kindi nkuzanira kugira ngo nkwereke video, nkwereke ibirori by'agatangaza, ibirori byakataraboneka ubwo Miss Mwiseneza Josiane bamwambikaga impeta y'urukundo, bamusaba ko bazashyingiranwa. Iyi ni impeta rero yahuriranye nuko Miss Mwiseneza Josiane yaramaze iminsi nako uyu munsi nibwo yizizaga isabukuru y'amavuko. Imyaka tutamenya ngo ni ingahe, ariko Miss Mwiseneza Josiane yizizaga isabukuru kuri uyu munsi wa tariki 15 z'ukwezi kwa 8 2020. Bivuze ko tutazigira yavukiye, ariko uyu munsi yizihiza isabukuru. So rero nagutindiye, reka nkubwire wenda ushobora kwibaza ati umusore ambitse impeta ni muntu ki? Ni umusore n'ubundi ukomoka mu karere ka Musanze, ari naho Miss Mwiseneza Josiane yiga, dore ko Miss Josiane yiga muri Université Catholique cyangwa se Université y'Abagatolika, ariko ni Ines d'Uruhengeri. Ines d'Uruhengeri niho Miss Mwiseneza Josiane yiga. Rero umusore wamwambitse impeta cyangwa se wifuza kuzamushyira mu mago nk'uko abenshi babivuga, ni umusore ukomoka mu karere ka Musanze. Bivugwa ko bari bamaze iminsi banakundana. So reka nkwibuze ko rero iyi ngiyi ni Brown Magazine. Reka mpite nkwereka iyo video igaragaza ukuntu ibirori byakataboneka, ukuntu ibirori byari biteguye neza. Miss nawe yambaye neza mu gakanzu ka made in Rwanda. So thank you. Reka nkwereke ngusigire amakoka video ukareba ukuntu byari byifashe.